abantu babuze umuhamagaro, abantu bitiriwe ko bakorera Imana ariko imirimo bakora igahakana ineza y'Imana. Iteka nibi ari ibintu bibiri bisimburana, umucyo n'umwijima. Aho umucyo uvuye umwijima urahaganza. Ni iby'agaciro kenshi kongera kuduhitamo nga YouTube channel ndi umukristo. Amahoro Imana nabane namwe cyane. Twongeye kunezezwa no kubana n'umukozi w'Imana Harerimana Jean Claude. Ya turabishimiye cyane, bamwe muri mwe mwamaze kumemenya kuri channel. Ubwo rero namwe turabakiriye kudukurikira ku muryango mugari wa Ndi Umukristo TV. Imana ikomeze ibane namwe cyane. Njewe Muranzi ni nanjye muyobozi w'iyicano. Imana ikomeze bambere umugisha. Twatumiye umukozi w'Imana. Amen. Kozi Imana twamutumiye arasizwe muri iyi minsi, arafite ijambo ry'Imana muri iyi minsi. Twamutumiye nyishuti zacu kugira ngo namwe azabane namwe kandi ng'abantu mudukunda kugira ngo namwe abasanyize ku ijambo ry'Imana mufashwe muzura umwuka bityo Uwiteka arushe guhabwa icyubahiro. Kare tumusengere akomeze. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wabanye na mwene data mugirira neza. Shima ko twagera kuri uyu mwanya, kuri amasano mu kukwezi no kuri uyu munsi. Mana turagushimiye nushyirwe hejuru. Tweretse mwene data muvuga butumwa yenda kutuje ijambo ryawe. Mana ntabariwe kuko izina ryawe abari ry'icyubahiro. Ngamufashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Ego murakoze, Imana bahereza umugisha cyane. Turabishimiye kandi turabakunda. Twongeye kunezezwa no kubana namwe kuri itariki ya none, kuri uyu munsi. Igihe duherukanira turimo kuri channel ya Ndi Umukristo TV. Duherukana turi kuganira ku jambo rivuga ngo agakiza. Turi kuganira ku jambo ry'agakiza, twariganiyeho n'ukuri kandi ndizera ndashidikanya ko bamwe muri mwe mu badukurikiye tuganira kwa ririya jambo hari icyo ryahinduye mu mitima yanyu, hari icyo ryaremye. Ubu ngubu ko Yesu ari gukora imirimo n'ibitangaza muri mwe, ko mwahindutse ibyaremwe bishya. Izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero nzanye ijambo rivuga ngo gusiga gakondo n'ibyayo. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo gusiga gakondo n'ibyayo. Dusome Itangiriro. Itangiriro ni ibice byaho 12. Tuganire ku mugabo umwe Imana yahamagaye agasiga gakondo. Ni Itangiriro ibice byaho ni 12. Turahera ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Haleluya. Uyu munsi wa none nawe Imana igiye kugutoranya ikohereze muri Kanani yawe. Uyu munsi wa none Imana igiye kugutoranya igukure muri Uri y'imiryango, igukure muri Uri y'ibibazo, igukure muri Uri y'agahinda, igukure muri Uri y'akababaro, ikohereze muri Kanani yawe. Haleluya. Uwiteka arategeka Aburahamu, ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha kandi nzaguha nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amagambo y'Imana. Uyu Aburahamu Imana imutoranya imukura muri Uri kwa Setera. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu bidasanzwe, byari ibibazo byari bikomeye cyane muri icyo gihe. Imana ntabwo yaragahabwa intebe mu bantu bayo, Imana ntabwo yaragahabwa icyicaro mu bantu bayo, ariko Imana yitoranyiriza uyu Aburahamu kugira ngo izamuhindure ubwoko bikomeye, imuhindure ikidasanzwe mu isi, abe sekuruza
abesekuruza w'agakiza, abesekuruza w'amahanga, abesekuruza w'ubwoko buzakorera Imana, buzumvira Imana, buzagendererwamo agakiza, buzagendererwamo n'Imana uko bwije n'uko bukeye. Iki gitabo cy'Itangiriro ni Mose wacyanditse, ariko Mose mu kucyandika igihe ibya Aburahamu zabereye ndetse n'igihe ibya Mose byabereye haciyemo imyaka ibihumbi byinshi cyane. Si ngombwa ngo twirukange muri iyo myaka, ariko uyu Aburahamu yariho umwuka w'Imana. Uyu Aburahamu yari umwuka w'Imana, kuko amateka atubwira ko Setera yabazaga ibigirwamana mu biti, ibigirwamana bitandukanye. Yabazaga ibigirwamana mu biti byatangaga abana, akabaza ibigirwamana mu biti byatangaga amafaranga, akabaza ibigirwamana mu biti byitwa ko byatangaga uruzayo cyangwa se urushako. Ariko igihe kiza kugera abaguraga ibyo bigirwamana, niko amateka y'Abiri yatubwira, ngo abaguraga ibyo bigirwamana babigarura kwa Tera, kuko ibyo babiguriraga bashaka ko bibaha ntago babibonye. Abaguraga ikigirwamana gitanga urubyaro barakiguraga bakamara imyaka myinshi urubyaro banararubuze. Abaguraga ikigirwamana bashaka amafaranga barakiguraga bagakomeza bagakena. Baguraga ibigirwamana bashaka amahoro bakigezaga mu rugo, ahubwo amahoro akabura kurushaho. Baguraga ikigirwamana bashaka ibitandukanye, bashaka ubutunzi, bageraga mu rugo ahubwo bigakomera kurushaho. Igihe kiragera rero, niko amateka biratubwira, ngo babandi baguze bya bigirwamana babigarura kwa Tera, babigarura kwa Aburahamu. Noneho igihe kiragera Aburahamu yibwira mu mutima we. Ijambo nakubwira muri uyu mwanya, kuri uyu munsi wa none, Imana ishyigikira ijambo ryawe, Imana ishyigikira ibitekerezo byawe. Iyo ufite ibitekerezo byiza, Imana irabishyigikira. Iyo ufite ibitekerezo byo gukorera Imana, Imana irabishyigikira. Ufite ibitekerezo byo gufasha, Imana iragushyigikira. Iyo ufite igitekerezo cyo kubaka inzu y'Imana, Imana iragushyigikira. Iyo ufite igitekerezo cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, Imana iragushyigikira. Ngo nuko Aburahamu yibwira mu mutima we, aleluya, yibwira mu mutima we, aravuga ati mbese ibigirwamana data yakoraga, ko yavugaga ko bitanga urubyaro bakaba babigaruye, ko yavugaga ko bitanga ubushobozi bw'amafaranga bakaba babigaruye, ko yavugaga ko bitanga amahoro bakaba babigaruye, bakaba barabuze amahoro. Ahari hanyuma y'ibi nda yindi mana yabihari yabitanga ibi byose ibigirwamana bya data byabuze. Ahari hejuru y'iyi mana, ndayi hejuru y'ibi bigirwamana bya data, ahari ndayindi mana yaba itanga urubyaro kurusha ibigirwamana bya data Tera. Icyo nagutangariza mwene data mushiki wanjye, wowe urukungurikirana, wowe urukungurikirana, wowe uri kunyumva muri uyu mwanya, kuri iyi tariki ya none, kuri uyu munsi wa none, hari Imana ishoboye byose. Hari Imana irengera, hari Imana ikiza, hari Imana itabara, hari Imana ifite imbaraga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu Aburahamu Imana ijya kumutoranya, nuko yari yahaye umwanya muri we wo gutekereza ku Mana ishoboye byose. Yari yafashe umwanya aricara aratekereza, yumva ko hari Imana isumba ibigirwamana bya Tera. Yibwira mu mutima we ko hari Imana ibishoboye, ibigirwamana byananiwe ko hari Imana ibishoboye. Imana ishyigikira Aburahamu mu gitekerezo cye, mu nama y'umutima we. Kuko nasomye ijambo ry'Imana mu Migani 16, ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ngo ariko igisubizo cy'ukuri kiva ku Uwiteka. Uyu Aburahamu Imana yashigikiye ibitekerezo bye, Imana ishigikira inama yigiriye mu mutima we, ibona ko azava mu bwoko bukomeye, iramuhamagara. Aleluya, iramuhamagara. Nguko nawe uyu munsi wa none, itariki ya none, Imana iguhamagaye kugira ngo ikugira ubwoko bukomeye, ikugira udasanzwe, ikugira uwo kuyivugira mu gihe gikwiriye, ikugira uwo kuyikorera mu gihe gikwiriye ndetse n'ikidakwiriye. Niko Pawulo yavuze ngo nahawe gukorera Imana, kuvugira Imana mu gihe gikwiriye ndetse n'ikidakwiriye. Imana iraguhamagaye muri iyi minsi,
Imana iraguhamagaye muri iyi myaka, Imana iraguhamagaye muri iyi generasiyo, muri iyi myaka isa n'iya nyuma, muri iki gihe gisa n'icya nyuma, muri iyi minsi isa n'iya nyuma. Imana iraguhamagaye ngo uyikorere, Imana iraguhamagaye ngo uyivugire. Dukomeza gusoma muri iki gitabo cy'Itangiriro ibice bya 10 amagambo twasomye. Imana ihamagara Aburahamu 12 ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzakuvuma. Mwene data uzakuvuma, Imana izamuvuma. Uzakuvuga nabi, ntabwo ari wowe wazabavuze nabi, wowe nuba igikoresho cy'Imana. Niwumvira Imana ukemera Yesu agatura muri wowe, ukemerera Yesu akaba umugenga w'ubuzima bwawe, uzakuvuga nabi azabavuze nabi Imana. Uzagutunga urutoki ntabwo ari wazabatunze urutoki, azabatunze urutoki Imana. Uzagukora mu jisho ntabwo ari wazabakoze mu jisho, ahubwo azabakoze mu jisho Imana. Niyo mpamvu mwene data, emera kuba igikoresho cy'Imana. Wumvira umuhamagaro, wumvira Imana iguhamagara, wumvire gukorera Imana, wumvire ijwi ry'Imana. Kuko abantu benshi muri iyi minsi, abavuga butumwa, abahanuzi, ayiwe abapasteri, ayiwe abajya kutununga tw'imisozi, bagiye ariko babuze ijwi ry'Imana. Bagiye ariko ndajwi ry'Imana bafite, bagiye ariko babuze umuhamagaro, nibo bateje isakaga. Shoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo izina ry'Imana riratukwa mu banyamahanga ku bwanyu. Abantu babuze umuhamagaro, abantu bitiriwe ko bakorera Imana, ariko imirimo bakora igahakana ineza y'Imana. Abantu bitiriwe ko bavugira Imana, ariko ibikorwa byabo bigahakana kugira neza kwa Kristo. Abantu bahagarara bavuga ko bumvira Imana, ariko amagambo yabo agahakane kugira neza kw'Imana. Mwene data, mushiki wanjye, muvandimwe, musore, mugabo, mukobwa, mudamu, wowe ungurikiye muri uyu mwanya, umvira umuhamagaro, umvira ijwi ry'Imana. Imana izakugirira neza. Hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hanyuma y'ibi ngibi hari ubundi buzima, hanyuma yo kubabazwa hari umunezero, hanyuma yo kurwara hari ubuzima butarwara, hanyuma yo gupfa hari ubuzima budapfa, hanyuma y'ibi hari ubundi buzima, hanyuma ya none hari ineza y'Imana mu ruhande rwawe. Umvira Imana, wumvira umuhamagaro. Hari abantu benshi muri iyi minsi barwije umushahara, bagwije ubutunzi, bagwije amamodoka, bagwije ama-etaje. Ibyo ni byiza muri ubu buzima, ariko bitunze n'Imana, bitunga utunze ubuntu bwa Kristo, bitunga utunze ukuri ari ryo jambo ry'Imana, bitunga utunze inkota ari yo jambo ry'Imana, bitunga utunze inkweto ari bwo butumwa bwiza. Bitunge ariko utunze Kristo mugari muri wowe. Abantu batunze amamodoka ariko Kristo yaragiye, abantu batunze amazu ariko Imana yaragiye, abantu batunze byinshi ariko ubuntu bw'Imana bwavuye hagati muri bo. Bene data, ibyo bitunge kuko ni byiza, ariko utunge n'ubuntu bw'Imana muri wowe. Ibyo bitunge ni byiza, ariko utunge na Kristo mugari mu buzima bwawe. Izina ry'Imana rizakomeza ryamamazwe ku bwawe, mushiki wanjye ku bwawe, mu muhungu, mukobwa ku bwawe, mugabo ku bwawe, kuko nizera ko byose bizagira ingororano. Wakora nabi bizagira ingororano, wakora neza bizagira ingororano. Hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ryo jambo njya rikunda cyane. Twari turimo kuganira ku umutwe w'ijambo uvuga ngo hari gusiga gakondo ndetse n'ibyayo, gusiga gakondo ndetse n'ibyayo. Hari abantu Imana yahamagaye, irabahamagara, ayiwe, ariko hari n'abihamagaye. Aburahamu Imana ijya kumuhamagara, yahamagaye Aburahamu wenyine. Aka kantu tukumvikane, aka kantu tukajyane.
ukumve nguko ndi kukumva. Imana yahamagaye Aburahamu, ariko Aburahamu aterura umuryango, Aburahamu ajyana umuryango, Aburahamu afata umuryango wose arawuhagurukana. Ariko Imana yari yahamagaye Aburahamu. Uko muri mu nsengero hari abo Imana yahamagaye, ariko hari n'abitahamagaye. Uko muri mu matorero hari abo Imana yahamagaye, ariko hari n'abitahamagaye. Mu makorari hari abo Imana yahamagaye, hari n'abo Imana itahamagaye. Ayiwe, mu bapasiteri hari abo Imana yahamagaye, hari n'abitahamagaye. Bihamagaye we, babonye babwiriza, nabo bumva barabikunze, nabo bumva babwiriza ariko batarahamagawe. Ayiwe, hari ababonye baririmba mu makorari, bumva nabo bakunze kuririmba ariko batarahamagariwe kuririmba. Hari ababonye abahanuzi bahanura, ayiwe, bumva imvugo y'Imana iraryoshye, bumva nabo babikora ariko batarabihamagariwe. Abo nibo bari gusebya izina ry'Imana, abo nibo bari gutukisha izina ry'Imana. Ariko icyambuka barahamagawe. Niba utarahamagarwa, nawe haranira guhamagarwa. Ayiwe, ugira ishyaka ry'ibyiza. Aburahamu yagize ishyaka ry'ibyiza, abona ko ibigirwamana bya Setera ntacyo bimaze, abona ko hanyuma y'izo hari iyindi Mana itanga amahoro, itanga kubaho, itanga ubuzima buzima, itanga umunezero, itanga amahoro. Haleluya! Itanga byose mu buzima bw'uwayemereye. Icyo usabwa ni ukwemerera Imana, ukagira ishyaka ry'ibyiza mu buzima bwawe, ukagira ishyaka ry'ibyiza mu muryango wawe, ukagira ishyaka ry'ibyiza mu itorero ubarizwamo, ukagira ishyaka ry'ibyiza mu makaritsiye ubarizwamo, ukagira ishyaka ry'ibyiza mu mudugudu ubarizwamo, abari hanze mu mahanga atandukanye, aho uri hose ukagira ishyaka ry'ibyiza, ukagira ishyaka ryo gukorera Imana, ukagira ishyaka ryo gufasha abatishoboye, ukagira ishyaka ryo gufasha kwambika abambaye ubusa. Ko nasomye ijambo ry'Imana ngo abahamagawe umva uko bamera. Haleluya! Umva uwahamagawe uko agenda, umva uwahamagawe uko agenza. Iyo abonye uwambaye ubusa aramwambika, uwabonye uburaye aramugaburira, iyo abonye hari uri ku bitaro ajya kumureba, iyo abonye hari uri mu nzu y'imbohe, ayiwe, uwagira ishyaka ryo kujya kumusura, kubera ko yahamagawe n'Imana. Ntabwo yahamagawe n'umwana w'umuntu, ntabwo yahamagawe n'itorero, kuko ibyo byose bizashira. Amatorero igihe kizagera kurweho, amadini igihe kizagera kurweho, ayiwe, ariko ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana, gukora kw'Imana, urukundo rw'Imana rwo ntabwo ruzashiraho. Ya haranira kubana na Yesu, uharanire kubana n'Imana, kuko buri kintu cyose ukora kizagaragara ku munsi w'imperuka. Niba ari ibyiza bizagaragara, niba ari bibi bizagaragara. Ayiwe, hari abahamagarwa ariko hari n'abihamagaye. Hari abihamagaye akagaragara ko akorera Imana, agahagarara imbere y'imbaga, ayiwe, rimwe na rimwe akavuga ibindi kuvuga, ariko hari ibyumba muri we yahishe Kristo, hari ibyumba yafunze kugira ngo Kristo atinjiramo, hari ibyumba yafunze kugira ngo ubuntu bw'Imana ntibwinjiremo. Hari uvuga ko akorera Imana ariko agakomeza akabeshya, hari uvuga ko akorera Imana ariko agakomeza agasambana. Abo nibo bari gusebya izina ry'Imana. Hari uvuga ko akorera Imana ariko amagambo avuga n'ibikorwa akora bigahakana ubuntu bwa Kristo. Niyo mpamvu mwene data, emerera Yesu yinjire mu byumba byose, emerera Yesu amurikira ibyumba by'umutima wawe. Aho umucyo wa Yesu wageze, umwijima urahunga. Iteka ari ibintu bibiri bisimburana, umucyo n'umwijima. Aho umucyo uvuye, umwijima urahaganza, aho umucyo uje, umwijima urahava. Emerera Yesu yinjire mu byumba byose by'umutima wawe, umwijima uhunge, kubeshya kukuvemo, uburiganya bukuvemo, ayiwe, ubusambanyi buhunge,
uburiganya buhunge. Yesu Kristo we, kunywa inzoga bikuvemo, umwijima wo kunywa inzoga uhunge, umwijima wo gusambana Yesu nahagera akahamurikira urahunga. Emerera Yesu akubera itara, akubera itabaza mu buzima bwawe. Kuko icyo mpamya ni kimwe, uko waba uri kose, uwo waba uri we wese, waba uri umukire, waba uri umukene, waba urya ikijumba kimwe, waba n'icyo kijumba utakibona, waba ubona ikiro kimwe cy'ibirayi, waba ubona ibiro 5 by'inyama, uko waba uri ko kose, uwo waba uri we wese, igihe kizagera uzataha nanjye ntahe. Igihe kizagera bazagushyingura nanjye bazanshyingura. Niyo mpamvu mwene data wowe ngurikirana, emera umuhamagaro, ukizwa ukiriho, ukizwa ukiri mu isi, wemera ubuntu bw'Imana, wemera Kristo amurikira ibyumba by'umutima wawe byose, nakureba kwishimire, agutoranye nkuko yatoranyije Dawidi, agutoranye nkuko yateranyije Hosaya, agutoranye nkuko yatoranyije abagaragu batubanjirize. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadusome ijambo rimwe ngana ku musozo. Zaburi 50, ijambo njya ndikunda cyane, icyamba nawe ukumva ikimana ishatse kuvugana nawe muri iri jambo. Zaburi ibice byaho ni 50, turahera ku murongo waho wa 16 turageza ku murongo waho wa 22. 16 dusome mu izina rya Yesu. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ugafatanya n'abasambanyi. Ushyira ibiri mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. 21. Ibyo urabikora ngakwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Utambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Ijambo ry'Imana. Bene data bavandimwe, ibyo waba urimo byose, uko waba uriho kose, urwego waba uriho rwose, ibyo ukora byose bizamurikwa imbere y'Imana, bizagaruka imbere y'amaso yawe. Waba ukora neza bizakugarukira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uwo waba uri we wese bizakugarukira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mureke tuzamurika ibyiza, ibyiza ari byo bizatugarukira. Kuko nasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2:6. Harambwira ngo nuko ngo hari abazarimbuka badahowe amategeko, ariko hari n'abazarimbuka bahowe amategeko. Uwo waba uri we wese, ibyo wakora byose uzabimurika, bizakugaruka imbere. Soma urwo rwandiko rw'Abaroma, njya ndukunda cyane. Pawulo yandikiye Abaroma 14:12. Harambwira ngo nuko buri muntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uzamurika ibyawe, yewe mukobwa uzamurika ibyawe, mugabo uzamurika ibyawe, ayiwe mubyeyi uzamurika ibyawe, musore uzamurika ibyawe, muyobozi urwego waba uriho rwose, mupasitori, muhanuzi, muvuga butumwa, ibyumba byose byo mu mutima wawe akuyobora kubera umugenga, uzabona agakiza k'Imana. Hanyuma y'ubuzima hari izindi ngororano, hari ingororano z'abakijijwe,
hanyuma y'ubu buzima uzanezerwa, hanyuma y'ubu buzima uzambikwa kudapfa n'ukiranuka, hanyuma y'ubu buzima hari ibyiza. Kandi ijambo ry'Imana narisomye irambwira ngo tukiri no muri ubu buzima Imana izaduhaza, tukiri no muri ubu buzima ayiwe Imana izaguha avansi. Tukiri no muri ubu buzima Imana izakwambika, izaguha gutura, izaguha urubyaro, bana bawe baziga. Icy'ingenzi ni ugukiranuka ukemera Yesu akakubera umuyobozi. Uyu Aburahamu yumviye ijwi ry'Imana, yumvira umuhamagaro, asiga gakondo ayisigana n'ibyayo. Nawe niba Imana yaraguhamagaye kandi niba utanarahamagarwa, emerera Imana iguhamagare, usige gakondo, usige n'ibyayo. Nk'uko Aburahamu yasize gakondo akumvira umuhamagaro, yabaye sekuruza w'amahanga, yabaye umunyamugisha. Inkuru ze murazizi kandi turacyaziganira, turacyafite igihe kirekire cyane. Mana ikidutije ubuzima tuzaganira ku ijambo ry'Imana no gukora kw'Imana n'ineza y'Imana, n'umuntu Imana igenderera, n'umuntu wemera umuhamagaro uwo ari we n'uw'Imana ikoreramo. Ibyo tuzagenda tubiganira, ariko muri uyu mwanya emera umuhamagaro, wemere gukorera Imana kandi usiga gakondo n'ibyayo. Gusiga gakondo ni ukureka ubusambanyi, gusiga gakondo ni ukureka ubusinzi, gusiga gakondo ni ukureka kuroga, gusiga gakondo ni ukureka kwangana, gusiga gakondo ni ukureka amagambo, gusiga gakondo ayiwe ni ukureka imbuto za kamere, ahubwo ukakira imbuto z'umwuka. Yesu akaba mugari muri wowe, Yesu akagendagenda muri we, ukaba igikoresho cy'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwakire neza amagambo y'Imana. Yego abadukurikiranye ku ijambo ry'Imana, waba utarakira Yesu ng'umwami n'umukiza, waba utarasiga gakondo, waba ugisambana, waba ukiroga, waba ukibeshya, waba ugisinda, waba ukigendera mu mbuto za kamere, ariko uyu mwanya ni umwanya ubonye, ni akanya wongeye guhabwa, ni amahirwe wongeye kugira, ni ubuntu bw'Imana bwongeye kuza mu buzima bwawe, ngo wongere wakire Yesu, wongere wemerere ubuntu bw'Imana bwongere bugere muri wowe, wongere ube igikoresho cy'Imana. Waba wari waremereye ubuntu bw'Imana ugasubira inyuma ukagwa, waba wararirimba ugasubira mu businzi, waba warabwiriza ugasubira mu busambanyi, waba warahanuraga ariko ukagwa mu ntege nke ugasubira mu mbuto za kamere. Uyu ni umwanya wongeye guhabwa, ni ubuntu bw'Imana bwongeye kukugeraho, kugira ngo Yesu yongera abe mugari muri wowe, yongera guhagurutse. Jambo ryarambwiye ngo nuko abasha gukomeza amava asukuma, ngabasha gukomeza abafite amava atendebutse. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ngusaba mukobwa, ngusaba mugabo, ngusaba musore, ngusaba mubyeyi, guca bugufi aho uri tugasenga. Ca bugufi banze witekerezeho uko wagiye, ibyo wakoze, ibyo wavuze, byinshi wakoze. Itekerezeho. Tugiye gusenga dusaba ubuntu bw'Imana kugira ngo bwongere bugaruke mu buzima bwawe. Kandi nabumviye umuhamagaro, tugiye gusenga ngo Imana ibongeremo imbaraga. Hari abagiye bumvira umuhamagaro kandi na n'iyi saha bakiwuhagazemo nk'uko Imana ibishaka. Nabo twukomeze tubasabire imbaraga, tubasabire amavuta, tubasabire haleluya, tubasabire komeza kubihagamano badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndahamya ko umaze kwitekerezaho kandi nawe ukibihagazemo neza. Ndahamya ko umaze gukuraho bwa busigisigi bwagutandukanyaga n'Imana, kuko ijambo ryarisomye rirambwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Turacyahangana n'ibitagaragara n'ubutware bw'umwijima, turacyahangana n'ibidafatika,
ndahamya ko tumaze kwitekerezaho twese. Reka dusenge duhamagara imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana mu buzima bwacu, kandi nawe ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, uhinduke icyaremwe gishya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Uri Imana mu buzima bwacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data, turagushimye, turaguhimbaje ko waturindanye n'abagaragu n'abaja bawe, tukaba tukigeze kuri iyi tariki ya none duhumeka umwuka w'abazima. Data, twari dutegereje uyu munsi wa none, twari dutegereje isaha ya none, twari tugitegereje uyu mwaka, uku kwezi kwa munane, kuri iyi tariki ya none 2024, kugira ngo ineza y'Imana ihagarare muri twe. Data, mu izina rya Yesu, twari dutegereje iyi tariki ya none kugira ngo mwene data ugiye kwakira agakiza, ugiye kwakira ubuntu bw'Imana, ugiye kukwakira ngo umwami n'umukiza mu buzima bwe, umukure mu mubare w'abarimbuka ahubwo umushyire mu mubare w'abanyabugingo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Sengeye umusore ukudukurikirana, sengeye umugabo uri kudukurikirana, sengeye umubyeyi wadukurikiranye, sengeye umukobwa wadukurikiranye, haba ugiye kwakira ubuntu bw'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga zawe zigaragare kuri we, ubuntu bwawe budasanzwe bugaragare kuri we, neza yawe udasanzwe igaragare ku buzima bwe. Data, mu izina rya Yesu, uyu nguyu ni icyaremwe gishya, uyu nguyu ni umwana wawe, uyu nguyu waramutoranyije. Kuba kwiriho nuko umufiteho umugambi, kuba kwiriho nuko data mwiza, nuko hari icyo wamusigarije, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, turasenze cyane kugira ngo umuntu wese uri kudukurikirana, data, mu izina rya Yesu, data, mwamufite imbaraga, data, mwamufite ubutware, data, mu izina rya Yesu, muhereze imbaraga, muhereze gukomera, muhereze guhamya, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nesa n'agakiza kawe, mwuka wawe wera, wa wundi udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ujye bubana nawe uko bwije n'uko bukeye. Urangwa izina ryawe rihabwa icyubahiro, ko dukomeje gusengera n'abavuga butumwa mu buryo butandukanye, abahanuzi, abapasteri. Data, mu izina rya Yesu, ubahereze gukorera mu kuri ndetse no mu mwuka, kugira ngo izina ryawe ukomeze rihabwe icyubahiro. Komeza gutindana natwe no kubana natwe, ubuntu bwawe budasanzwe, ineza yawe idasanzwe, komeze kubana abajakazi bawe mu izina rya Yesu. Kandi imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'amaraso ya Yesu, komeze gutinda kubaje n'abagaragu bawe. Niko dusenze twizeye imbaraga z'amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Imana ibahereze umugisha, turabakunda.